Okay, nk'uko mubizi Mungu wanyu muraho neza bakunzi ba Ira Official, uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru ikomeye cyane, ese koko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarinjiye muri Iran cyangwa se zinjiye muri Iran? Nibyo tugiye kureba nyuma yo kumva izi nkuru ziri kugenda zicicikana, dore uko byagenze rero. Ku itariki ya 17 Kamena muri 2025, Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko Amerika yakoze ibitero bikomeye ku bigo bya Iran bikekwaho gukora ibitwaro bya kirimbuzi bya nukiliya. Murabizi cyane ni inkuru zimaze iminsi zivugwa. Donald Trump yagize ati ibyo bigo byangiritse burundu, Iran ikwiye gushaka amahoro, naho ibyo bitero bizakomeza kandi bikomeye. Ayo ni amagambo avuzwe n'umuyobozi mukuru uriya Donald Trump wa Amerika. Ariko se abantu benshi bari kwibaza ati Amerika yakoresheje biriya bya force bizirangabo zo ku butaka cyangwa yakoresheje indege zo mu kirere? Ibi ngibi abantu benshi bari kwibaza ati ngo Amerika yakoresheje ingabo, oya, yakoresheje indege. Reka tubirebe nabyo. Amerika yakoze ibitero by'indege, indege z'intambara zirasa ku bigo runaka, bya bigo bitatu nabashije kuba navumbura. Ariko nta ngabo ya Amerika yigeze ijya ku butaka bwa Iran, nta murwano w'abantu bahanganye wabaye. Perezida Trump yakomeje avuga ko niba Iran idashaka amahoro bazakomeza kuyitera mu buryo bwihuse kandi bwihariye, ariko ntabwo bifuza intambara ndende. Iran yo yabivuzeho byinshi, ariko yavuze ko izihorera nibiba ngombwa. Mu gusoza rero, si intambara y'amasasu ku butaka nka Iraq cyangwa se Afghanistan, ahubwo ni intambara yo kwerekana imbaraga, kurasa kure no kwihanangiriza. Ibi rero Amerika yabikoze kugira ngo yereke Iran ko ikiri hasi, ikiri igihugu kitajya mu mitsi cyangwa se kitajya guhangana na Amerika. Ese mubona koko Iran izihorera cyangwa se izemera amahoro? Tubyandika aho hasi muri comment, ndaje dukore n'indi nkuru nziza. Nk'uko mubizi Dukunda Jiva cyangwa se Ira Official, mwibuke gukora subscribe, like na share kugira ngo nimucikwe n'ahandi makuru akomeye nk'aya. Ciao ciao.